Guys, hari ibihe umuntu ageramo agafata ibyemezo bikomeye ku buryo abantu bose bahita bibaza bati uriya muntu byagenze bite ko tubona ibintu bye bitameze neza. Ibyo ngibyo nyine turabihuza n'umunyarwenya Kazungu Emmanuel, twese dusanzwe tuzi ku izina rya Mitsutsu, aho uyu nguyu yatunguye benshi nyuma yo gutangaza ko yashyize ku isoko channel ye ya YouTube ikurikirwa n'abarenga 360,000 ndetse na moto ye yari atunze, ku buryo benshi bahise bakeka ko yaba yahuye n'ibibazo by'ubukungu cyangwa se hari ikindi cyamubayeho, ariko impamvu nyayo yatumye afata uyu mwanzuro ibabaje kurusha uko twe tubitekereza, ndetse ni n'inkuru ikomeje kubabaza abatari bakeya, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abafana ba Mitsutsu. Mu masaha make ashize, Mitsutsu yifashishije imbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram, atangaza ko yashyize ku isoko channel ye ya YouTube channel yitwa Mitsutsu Empire ndetse na moto ye yo mu bwoko bwa Spiro yari atunze. Aya makuru yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero naguha nka Instagram, naguha iyi YouTube nkurikiyeho kano kanya n'izindi. Abantu benshi twatangiye kwibaza icyateye uyu munyarwenya umaze imyaka yubaka izina mu gusetsa ndetse no gukora ibiganiro kuri YouTube gufata umwanzuro nk'uyu ukomeye. Ese koko yarageze mu bibazo by'ubukungu? Oya. Ese hari indi mpamvu yari yihishe inyuma y'iki cyemezo? Irahari kandi ikomeye. Mu kiganiro Mitsutsu yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, sinzi niba mwabibonye, Mitsutsu yavuze ko yari amaze igihe kinini acecetse kuri iki kibazo kuko atashakaga kukigeza mu ruhame. Yagize ati, nageragezaga kubigira ibanga ariko byakomeje kungora pe. Nyuma y'amagambo, Mitsutsu yahishuye ko murumuna we amaze imyaka 2 arembye cyane, ibintu byahinduye ubuzima bwe ndetse n'akazi ke kose muri rusange. Yavuze ko muri iyo myaka yose yamaze amurwariza mu bitaro, ari nayo mpamvu hari igihe abakunzi be babonaga ibikorwa bye bigenda bigabanuka. Ndagira ngo muri kugenda mubona amafoto, ayo mafoto ni mu minsi ishize aho murumuna we urwariye mu bitaro yari yagize isabukuru. Mitsutsu atangaza amagambo, sinzi niba mwabashe kubona ayo makuru, yatangaje amagambo agira ati, murumuna wanjye amaze imyaka 2 arembye bikomeye. Mumenye ko maze iyo myaka yose nkiri mu bitaro ndwaza, ni nayo mpamvu mwabonaga nkiri gukora gake. Uyu munsi ngakora, ejo mukabona nabihagaritse. Aya magambo ya Mitsutsu yakoze ku mitima ya benshi, cyane cyane abari baribajije impamvu Mitsutsu atakigaragara nk'uko byari bisanzwe. Gusa mbere y'uko dukomeza cyangwa se mbere y'uko dukomeza kuganira mbabwira ukuntu ibintu byifashe, ushaka nyine kugira support utanga kuri Mitsutsu, urebe muri comment na pininzemo nambaze yashyize kuri Instagram ku bantu bashaka kumuvugisha cyangwa se kugira indi support bamuha, murebe muri comment nayishizemo. Ariko iyi Mitsutsu yakomeje asobanura ko murumuna we yabanje kuvurirwa mu bitaro bya Chic, hanyuma aza kwimurirwa mu bitaro bya gisirikare by'i Kanombe, ari naho ari uyu munsi. Ariko uko iminsi yagendaga ishira, ni nako ubushobozi bwe bwagendaga bushira. Nibwo yumvise ko ikintu cya mbere kigomba kuza imbere atari ibikorwa bye cyangwa umutungo we, ahubwo ubuzima bwa murumuna we nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi, ubuzima bw'umuvandimwe. Mitsutsu atangaza yagize ati, icya mbere ni ugukiza amagara, umuvandimwe wanjye niwe uzi imbere. Ubushobozi bwari bumaze kunshirana, niyo mpamvu nahisemo kugurisha ibyo ntunze kugira ngo banze mwiteho. Ni amagambo agaragaza ko icyemezo cyo kugurisha channel ye na moto kitafashwe kubera gushaka kubireka, ahubwo cyafashwe mu rwego rwo gushaka amafaranga yo gukomeza kuvuza umuvandimwe we, kandi atekereza ko nawe ariko wabikora abaye ari uwawe. Nubwo ibihe bikomeje kumuremerera, Mitsutsu yavuze ko ashima abantu bakomeje kumuba hafi ndetse no kumukomeza, by'umwihariko abo bakoranye. Icyakora yavuze ko urugendo rugikomeje kuko murumuna we akomeje kuremba, bityo ko akeneye ubufasha bw'abamukunda, kandi yasabye abantu bose bashobora kugira icyo bamufasha, haba mu buryo bw'amwikoro cyangwa kumusabira mu masengesho, gukomeza kumuba hafi mu bihe bikomeye nyine
Nk'uko nabibabwiye ushaka kugira icyo ufasha Mitsutsu ku buryo nyine bujyanye n'amafaranga, ah, nimero ye ya telefone ipininze aho hasi muri komenti. Inkuru ya Mitsutsu yongeye kwibutsa benshi ko akenshi abantu tubona baseka cyangwa basetsa abandi baba bafite ibibazo bikomeye bitagaragara umuntu wese atapfa kubona. Niyo mpamvu hari igihe umuntu aba akeneye ubufasha cyangwa ijambo rimukomeza, nubwo nyuma y'akamwenyu haba hihishe ububabare bukomeye. Ariko se wowe ubaye uri Mitsutsu wakora iki? Ese wari uzi ko impamvu Mitsutsu yashyize ku isoko channel ya YouTube ye na moto ari ukugira ngo akomeze kuvuza murumuna we? Ese nawe ufite brand ikomeye gutya wabyemera ukayitanga ariko ukavuza umuvandimwe wawe? Tubwire nugera muri comment urebemo n'iyo namba, kandi niba wifuje kumuba hafi muri ibi bihe ushobora no kumushyigikira cyangwa ukamwibuka mu masengesho yawe. Reka turekere aha ngaha uyu munsi Mitsutsu dukomeza kumubwira tuti komeza ukomere big boy, kandi Imana iri kumwe namwe, umuvandimwe wawe araza gukira vuba. Gira ubutumwa umuha. Iyi ni NBE TV Rwanda. Ciao ciao, hasta la vista.